ariko nza kubaza Donati uyu mugoroba ko ntari nkumenyeye hano mu Rukomo uri muzihe gahunda urimo kwerekeza he arambwira tubo ngiye Kampala Uganda ati hari abashyitsi tugiye kwakira bari guturuka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donati rero yanyuze mu biganza ubwo namutozaga hano mu karere ka Gicumbi muri uyu mukino w'irice ya basketball. Atabarutse rero ari ngewe ari nawe twese turi abakinnyi b'akarere ka Nyagatare. Mugire amahoro ya Kristo aho muri hose, mwumva ururimi rw'u Rwanda, bene data babanyi mu gihugu cy'u Burundi, abari diaspora, aba hirya no hino mu migabane itandukanye, tubatuyeho amahoro ya Kristo Yesu. Nkuko mubizi ngewe ni Aniseti Niyomugabo ku ijwi ry'Umukanguzi TV, mwivuga butumwa aho tugenda tubana. Narababwiye ngo ubutumwa si ukubumbura Bibiliya gusa, no kurambura ikiganza dukora nabwo ni ubutumwa, kuko kuvuga tudakora birutwa no gukora tutafuze. Rero nongeye kwihanganisha buri muntu wese mu Kristo aho hari, by'umwihariko bizera Yesu nk'umwami n'umukiza, inshuti z'aba bene data batabarutse, abantu bane twabuze ni benshi burya muri communauté. Twebwe mu Rwanda twakomwe mu nkokora kubura bene data babiri, ariko n'igihugu cya Kongo cyabuze abandi babiri, by'umwihariko babaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero reka nihanganishe buri muryango wabuze uwe, kandi nihanganishe n'umuryango nyarwanda muri rusange n'abakongomani, dushimira aba Uganda batabaye kugira ngo iyi mibiri y'abanyakwigendera ibone security. Nukuri mwarakoze kudutabara, Imana ibaha umugisha. N'ubu muntu n'umuco wabariho, ntabwo nabura kubashimira. Nkuko mubizi, ikiganiro cya mbere twakoze twababwiye ko turi ku itorero rya ADPR Inyamabuye, aho twaje gushyingura mwene data Donati, ariko kandi twababwiye ko yabaye mu mikino itandukanye, yakinnye imikino myinshi itandukanye y'abafite ubumuga mu Rwanda, ndetse twagize umugisha wo kubona umwe mu bamukocingaga mu batoza be, ariko kandi nubwo ari umwe mu batoza be, niwe muntu bavuganye bwa nyuma, ni nawe muntu babonanye bwa nyuma. Ndagira ngo tumwakire abanza twibwire, tumuhe ikaze, atunyuremo mu ncamake, aduhe n'ubuhamya bwa nyakwigendera. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Nagira ngo nanjye manze nsuhuze abadukurikira, nagira ngo babwire nti amahoro n'imigisha bituruka ku Mana bibane namwe. Amen. Amazina yanjye ni Asumani Gashirabake. Bivuze ko uri umwizera wo muri Islam. Yego niko bimeze. Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi umunsi mwiza w'igitambo. Murakoze cyane kandi twese muri rusange. Yego. Mpagaze hano rero nk'umuvandimwe wa mugenzi wacu Donati Ntezimana, ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko twabanye mu buzima bwa siporo, no ubuzima bwaguye hano muri iki gihugu. Yego. Ni mu mikino y'abafite ubumuga. Indi mpamvu ya kabiri nayo bayikomojeho, ndi umwe mu bantu Donati yaganiye nabo umwanya utari mutoya mbere yuko ava mu buzima bwa hano kuri isi. Izo ni impamvu ebyiri rero zitumye mpagarara hano, nongera no kugira ngo nihanganishe inshuti, abavandimwe, abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bacu, inshuti zacu, kugira ngo rwose uyu muvandimwe dukomeze kwihangana, twakira iby'urupfu rwe, kubera ko twese ni inzira twese tuzayinyuramo. Rero wenda twihuse, Ntezimana Donati yatabarutse ari umukinnyi mu mikino y'abafite ubumuga, aho yakiniraga akarere ka Nyagatare mu mukino wa sitting volleyball, ariko akaba yaranakinaga n'umukino w'irice ya basketball mu karere ka Musanze. Donati rero yanyuze mu biganza ubwo namutozaga hano mu karere ka Gicumbi muri uyu mukino w'irice ya basketball. Atabarutse rero ari ngewe ari nawe twese turi abakinnyi b'akarere ka Nyagatare. Iyo mwakinanaga mu ikipe. Twakinanaga mu ikipe imwe ya Nyagatare, ikina umukino wa sitting volleyball. Ngira ngo abantu bazi imikino y'abafite ubumuga, iyo mikino irazwi, imaze no kugera kure. Ubwo rero Donati twabanaga umunsi ku munsi, yangaragarizaga imico yo myiza, rwose ntacyo namushinja, kandi nabo muhamya ku Mana ko yari afite imico myiza, nanjye musabira nti Imana ikomeze kumutuza heza. Amen.
rero Donati twafataga urugendo tukava Igicumbi tukagera Nyagatare, harimo urugendo rw'amasaha 2 hafi n'igice, tugenda tuganira, naho twararaga muri lokale twarararanaga, ariko Donati ntanda y'umujinya yagiraga. Donati kwa kunda abakinnyi tuba dutegereje ko amafaranga ageraho kuri konte, umwe muri twebwe yabaga yabuze, Donati akavuga ati ntagire umukinnyi ugira ikibazo, mfite amafaranga, akira amafaranga yakoreshe, ayawe naza kubera Imana uzayansubiza. Nubwo buryo twari tubanyemo. Rwose Donati yari umuntu uba mu byo arimo abihagazemo neza. Ndabivuga ku mpande ebyiri. Donati yari umukinnyi ugira umuhate, ntago yakererwaga. Yari umuntu wumvira, buriya mu mikino habamo discipline abantu bagomba gukurikiza. Iyo wayikurikije bivuze ngo no muri societe yo hanze naho aba ruko. Yego. Ikindi cya kabiri navuga, Donati ntago wenda twari duhuriye mu murongo wo kwemera, nari umuyisilamu akaba umukristo mu itorero rya ADEPR, ariko imibanire yacu yaraduhuzaga kandi ukabona buri wese aranyuzwe. Imana ishimwe. Niyo navuga ni hari indirimbo ADEPR cyangwa abakristo bajya baririmba ngo nimba uri muri Yesu neza gumamo. Donati ntago mpamya neza ko yararimo. Imana ishimwe. Impamvu ni iyi, ari ubwo twari turimo dukina Nyagatare dufite faze twagombaga kujya gukina mu Bugesera, ariko Donati ibyo byose akaba bari mategura n'igiterane cyagombaga kuba hari iwabo kwivuka aho bitaga Yaramba. Yego. No ni mu murenge wa Nyankenke mu karere ka Gicumbi. Yego. Aho ngaho Yaramba hateguraga igiterane cy'icyumweru cyose. Tumaze kuva gukina twavuye gukina ariko cyumweru guhera kuwa mbere akomeza icyo giterane. Yaragikoze ubwo urumva ntiyaryamaga, yakoraga amanywa nijoro. Kugeza ubwo indi weekend yakurikiyeho twagiye gukina, Donati yararwaye kubera izo mvune zose z'igiterane yararimo. Urumva yitangaga ku mpande zombi kandi ibintu bye akabasha kubihuza neza. Rero umuntu nk'uwo cyane n'imyaka yarari mu myaka y'ubusore, yaragifite imbaraga zo kuba yakorera umuryango we, agakorera idini, agakorera n'igihugu. Yego. Wenda ibyo ngibyo ni ubuzima busanzwe twari dusangiye. Ikindi navuga kuri Donati no kuba urupfu rwe ntarabashije kurwakira neza kugeza na n'uyu munsi, nuko ku itariki 31 z'ukwa gatandatu uyu mwaka wa 2023 hari mu masaha ya saa moya n'iminota mikeya 21 hari kwa gatatu. Yego. Donati twahuriye mu isantere yo mu Rukomo, abantu benshi barahazi, ni mu karere ka Gicumbi, hano hari isantere imeze neza. Ndahamusanga ubwo nanjye nari mvuye mu yindi mikino natozaga y'abasirikare, ndaza nkimara kuva mu modoka nicara ahantu mu cyapa, mu gihe ndimo kuruhuka Donati araza nkora mu ntoki ati Asumani biti. Ni byiza. Ndabyibuka ijambo yahise akurikiza hakimara kunsuza, yarambwiye ati ntabwo mperuka brushete hano mu Rukomo, byaba byiza rwose tugiye gusangira. Nanjye icyo namufashije naramworiyanse nk'umuntu utuye muri iyo santere, ndagenda mushakiraho brushete zimeze neza nk'umuntu hazi. Yaguze brushete n'ibirayi, ntago ntinya kubivuga imbere yitangazamakuru. Nanjye turicara ngura agafanta turakanywa kugira ngo amasaha agende. Bamaze kutwakira twakomeje kuganira nko mu gihe cy'isaha n'igice. Ariko nza kubaza Donati, uyu mugoroba ko ntari nkumenyeye hano mu Rukomo, uri muzihe gahunda? Urimo kwerekeza he? Arambwira ati ubu ngiye Kampala Uganda, ati hari abashyitsi tugiye kwakira bari guturuka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe base uri kumwe nande? Uri wenyine urateze cyangwa hari undi muntu muri kumwe? Arambwira ati hari umuntu uri kuva i Kigali tugiye kugendana. Ntiyampisha kumumbwira, ntiyatinya kumumbwira. Arambwira ati ndi kumwe na Pasiteri Theogene. Theogene mu buzima busanzwe ntago nari muzi mu buryo bw'ikoranabuhanga ku mashusho. Yego. Ubwo twicara turamutegereje. Ndabo wese ni Pasiteri ohonje numva biti nzahuke, ati nuwo ngo. Ahubwo Imana ishimwe. Nuko turicara uko twakakomeje kuganira, aranambwira ati ariko rero Asumani, ati urugendo dufite ni rurerure, ati kandi ngiye nta modoka nzi, Theogene ari wenyine, bibaye byiza waza tukagendana nta kibazo, ukagenda namwakira. Natekereje ibintu bibiri, ariko ubwo iyo biza kuba impamvu y'Imana nanjye ntago mba mpagaze hano. Yego. Nuko ikintu cya mbere natekereje naravuze nti kubera ko mvuye mu mikino muri ngiye ndumva naniwe kandi urwo rugendo ni rurerure. Indi mpamvu ya kabiri nuko ntategura urugendo rungana gutya umuryango utabizi. Ngiye mfite umugore n'umwana. Donati we yarakira umusore. Nuko
izo ziba impamvu zo kugira ngo urugendo wenda nduhagarike ariko iyo Nyagasani aza kubishaka twari bugendane urugendo rwacu rukagenda kuriya yego nuko ubwo ahubwira ni rwose muvandimwe ntago byakunda ariko kandi kantu karagaruka nawe wese nitujya kwambuka ko nta byangombwa binyemerera kwambuka umupaka mfite biragenda bite ati hariya irangamuntu irakora nta kibazo yego ati cyo koze wishyura amafaranga 500 y'akajeto numva twabiganiyeho umwanya munini nabubwira ni rwose muvandimwe ntago twabasha kujyana urabona burije mu rugo ntago babizi bazi ko nagiye gukina rwose muri ihangana nuko ubwo bigeze saa 3 n'iminota nka 15 Theogene araza ahagarara abazi mu rukomo hariya ahagara imbere ya station ahamagara Donati kuri telefone ati se urahagana he undi aramubwira ati komeza imbere mu centre hari mugenzi wanjye turi kumwe turimo tuganira niho twicaye araza aparika hariya hafi ya rompuwe mu centre ava mu modoka yari imodoka yo mu bwoko bwa Karina ivatiri nziza avamo arinanura yambaye imyenda ya siporo iri complet yambaye n'inkweto za sandali hasi avamo turahaguruka turagenda turamusuhuza nuko icyo bakoze n'ubundi kubera ko bari bafite urugendo rurerure Donati yicaye mu modoka Pasteur Theogene nawe yicara kuri vola baratwara bakata rompuwe ndabasezera baragenda babwira nti mugire urugendo rwiza mpamye neza ko mu bantu baganiye na Donati cyangwa na Theogene mu rurimi rw'ikinyarwanda nshobora kuba ndi mu bantu bagavuganye nawe mu gihe cyabo cya nyuma kubera ko bakimara kuva muri rompuwe ngo ntekereza ko bangiye guhagarara ku mupaka w'u Rwanda n'Ubuganda wo twita Gatuna barimo bashaka ibyangombwa cyangwa se bashaka uburyo bakwambuka kugira ngo binjire mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda yego ubwo baragiye urumva hari mu ijoro ryo kuwa gatatu buracya kuwa kane bagaruka muri iryo joro ryo kuwa kane amakuru mfite nuko bashobora kuba barakoze impanuka saa 5 z'ijoro ariko amakuru aza kutugeraho mu rukerera kuwa gatanu mu gitondo kuko nkanjye umuntu yamamagaye mu masaa 12 arambwira Tasumani waramutse neza arambwira ati se wamenya amakuru atari meza ko umukinnyi wawe yitabye Imana ntise uwuhe ati Ntezimana Donati nabo base Donati yapfuye azize iki ati yazize impanuka ati kandi numvisha amakuru bavuga ko yarari kumwe na Pasteur ntibuka neza izina rye nabo base ni Pasteur Theogene ati nuwo rwose ati mbyumvishe kuri radio Ishingiro ati muri iki gitondo mu makuru ubwo akimara kumbwira ko bakoze impanuka no kumbwira ko yarari kumwe na Theogene ubwenge nanjye ntabwo bwongeye gukora neza bwahise bosubira inyuma bwibuka bya biganiro byose twagiranye n'urugendo bagiyemo n'icyo bari bagamije hashira nk'iminota nk'itatu mfite telefone ku gutwi ariko ntarimo kuyivugiraho nkibaza ibyari byo nabo bese ayo makuru yumvishe ryari ati nyumvisha aka kanya nkuguhamagara ariko hari n'umuntu wo mu muryango wa Donati umamagaye ambwira ko bakoze impanuka ati kandi byarangiye nanjye ncangira kwihingamo kubyakira gusa byarangoye na n'uyu munsi ntago nari nabyakira ubwo nanjye ubwanjye ndimo kumva radio Rwanda mu gusoza amakuru baravuga ati tugiye mu makuru y'imyidagaduro umunyamakuru wari ugiye gutanga icyo kiganiro yahise ahera kuri Pasteur Theogene Donati nkeka ko nta makuru wenda yaramufiteho ariko Theogene yamuvuze aravuga ati yakoze impanuka mu gihugu cya Uganda atariko turaza kubisubiramo neza mu makuru ari imbere ati ntabwo turamenya amakuru neza atariko niko biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ubwo nanjye nahise nkonfirima ko iyo mpanuka yabaye ubwo nabwiye umugore ni rero Donati nkuko namukuraga ko twari kumwe kuwa gatatu nuko umudamu ndamubwira ntariko umugenzi wanjye Donati bampaye amakuru atari meza ko yamaze kuva mu mubiri ubwo kubera ko nawe yari asanzwe amuzi kandi barasenganye no mu itorero rya ADPR ubwo nawe yahise asa nk'ugwa mu kantu aravuga ati se nibyo koko buri muntu wese yo mubwiye iby'urupfu atangira kubaza niba ari byo koko nuko ubwo twaje gukomeza guhana amakuru mbona na federation ya mikino y'abafite umuga tubamo mbona nabo batangiye kubivugaho babikuye mu yandi makuru barampamagaye kubera ko barazi ko wari hafi mbande hafi nanjye mbakumbaha ya makuru yose ubwo bigenze nko mu masaa 5 z'amanywa kwa gatano nibwo nashatse nimero z'umuntu wa hafi kundusha wa Donati mbanza mbasha kubona nimero ya mukuru we bavukana ndamahamagara
ndamubwira nitwa Coach Asumani ndi umukinnyi kandi nkaba n'umutoza wa Ntezimana Donat. Ndababara ko hari amakuru ndimo kumva ntafite igihamya ntisinzi nimba hari icyo wabo biziho. Arambwira ati rwose atayo makuru ufite ati niyo ati Donat n'abandi bantu batatu bari kumwe bakoze impanuka atari ko bose abandi batatu bahise bitaba Imana ati Donat kugeza aka kanya niwe wari ukibasha guhumeka atari ko nawe ari muri condition mbi ntabona ko mbasha ngiye kuzisobanura. Ubwo namahamagaye urumva muri ayo masaha 5 bari bohereje ambulance igiye gufata Ntezimana Donat baraza tuvugana bageze ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande barimo baza. Nakomeje kumukurikirana mubaza amakuru. Twongera kuvugana ageze mu rukomo barimo bagenda. Twongera kuvugana none bageze ku Gaseke. Ndamubaze nero komeze ukurikirane ibitaro muza kujyamo uze kuduha amakuru tuze kuba hafi. Arambwira ati gahunda hari nuko tugiye gukomeza muri Roi Faisal. Baragenda nongera kumuvugisha n'ubundi bageze Roi Faisal ariko arambwira ati kutwakira byagoranye hashobora kuba batubura umwanya ikiriho nuko bagiye kutujyana mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Niko byagenze bahise bamwohereza i Kanombe. Ubwo nanjye mantanze amakuru muri Federation y'imikino y'abafite ubumuga ya NPC nayo nyishimira rwose kandi nsaba n'abadukurikiye ko babashimira barabafashije cyane rwose. Bahita bohereza y'umuntu wari utuye hariya muri Kigali aragenda bageraho. Amaze kubageraho naduha amakuru yuko Donat arimo guhumeka ariko gake cyane muri condition zitari nziza. Buracya abagumaho ariko igihe kiza kugera nyine bigeze nko mu masaha 3 baza kutubwira ko Donat nawe avuye mu mubiri nawe yitabye Imana. Ubwo rero urugendo rwa Donat nuko nguko rwagenze rwose. Nasaba Imana ngo izamwakirira ibyiza kandi izayimuhembera ibyiza yakoze hano kuri iyi si. Niba hari naho yabagamye hano kuri iyi si nk'umuntu Imana yamubabarira rwose ikazamuhembera ibyiza yakoze hano kuri iyi si. Saba n'abantu muri rusange bakomeza kuba hafi imiryango yabo kandi basaba ko nako bakomeza kwihangana. Rero mu kiganiro wenda kitari gitoya dufashe uyu mwanya nagira ngo mbashimire namwe mwanyu kandi namwe ndabizi ko mwamubaye hafi. Nongere gushimira by'umwihariko abakinnyi bagenzi be Federation yararimo bakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu munsi wa none tube turi hano dutegereje guherekeza Donat mu cyubahiro cye. Rwose Imana ikomeze ifashe buri umwe wese wabigize mu ruhare kuko nubo haracyari amagroupe mufite ya WhatsApp yo guhanahana amakuru n'indi nkunga. By'umwihariko koca reka natwe tugushimire abantu benshi cyane cyane hatwe abakristo reka mivuge gutyo hari igihe tujya twumva imikino tukumva ni imyidagaduro gusa. Yego. Tukumva nyuma yo gutera umupira umuntu arataha cyangwa nyuma y'umushahara umuntu arataha ariko iki ni igikorwa gikomeye mwamutweretse bihita bituma tumenya ko na nyuma y'umwidagaduro mukurikirana ubuzima bw'abakinnyi. Niko bimeze ngira ngo buriya muri siporo abarundi muryango abantu bubatse kandi ufite bafite uko babayeho bafite ibibahuza ikibahuza n'ubundi birumvikana ko ari imikino cyangwa se imyidagaduro. Ariko nyuma y'ibyo kubera nk'abantu tugenda duhura n'ingorane tugahura n'ibyiza hamwe n'uwo muryango rero tuba twarubatse muri ubwo buryo tuba tugomba gufashanya muri byose. Ni nayo mpamvu buriya isomo dukuramo nuko umuntu yakagombye gushaka community cyangwa se umuryango mugari akagira habarizwa kuko kubaho n'ukubana mu buzima kubana n'ukugira hubarizwa. Yego niko bimeze. Yego. Rero rwose hamwe n'umuryango mugari w'abasportif yararimo hamwe n'itorero hamwe n'umuryango we nyirizina rwose rewe nundi hari Donat wenda icyo nibagiye kuvuga nibutsa akakanya nuko yari umwe mu bantu bahimbaza Imana binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Rero uwo nawe n'umuryango wundi yari yinjiyemo. Yego. Iyo miryango yose rero twakagombye kuba dushyira hamwe tugafashanya mugenzi wacu tukamuherekeza kandi ngira ngo iyo timu y'abahanzi nayo wayibonye. Nayo irahari rwose. Nayo mbashimire cyane buri umwe wese mu ruhande rwe mushimire. Hanyuma buriya mu gutabaruka kwa Donat na Pasteur Theogene urumva na amatara yabyaye amavuta kumva Pasteur n'umuhanzi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana bagendeye rimwe urugendo rwabo no gwenda twebwe nk'abantu tubona ko rutabahiriye ariko buriya niho igihe cyabo cyari kigeze kandi ikiza nuko
batatabarutse bari mu bikorwa bibahugu bari mu bikorwa byiza. yego Nicyo rero twakagombye guheraho kugira ngo abantu twese turusheho kwiyakira kandi twumve ko muri ubu buzima iyo umuntu afite ubu buzima abategereje n'urupfu imbere ye. Murakoze cyane. namwe murakoze koca, tutaratandukana reka dushimire buri muntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro, by'umwihariko dushimire na federasiyo. Uyu mwanya navuga ngo mubaye nk'abahagarariye hano y'abantu bamugaye. Imana ibaha umugisha, mu by'ukuri twarababonye, shimye mu izina ry'abantu benshi banyuzwe n'igikorwa mwakoze. Ikindi cya kabiri, njyewe ubwanjye numva mwaraduhaye umurongo mwiza w'uburyo bushya twakongera gufatamo siporo mu Rwanda. Hanyuma kandi assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakagaruka Yesu aguha umugisha. Yego namwe Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Amen. Bakundwa nshuti z'umusaraba, murabyumvishe ibya mwene data Donati. Nkunda kubivuga, ntabwo kuvuga amateka y'abanyakwigendera ari ukujya kubahimbira, ahubwo ibi ni byiza. Mwene data Asumani atubwiye ko yabanye na Donati, ashyizeho ikintu nakunze. Nubwo Donati yari umukristo, Asumani ari umumizirima, ariko imyemerere yabo ntiyigeze ibagonganisha, kugeza ubwo Asumani yumva hari urugingo yatakaje, ndetse na Donati iyo biza kuba kuri Asumani agatabaruka, nawe yari kuba hari urugingo yatakaje. Mbibutse ko ejo hashize niwo munsi twataramiye Donati, Asumani yaritanze, yari ahari nka koca, ariko kandi wari n'umunsi w'igitambo kuba mizirima, murabizi. Rero Imana ibaha umugisha kwigomwa. Nkunda kubivuga nshuti z'umusaraba, ntabwo Imana ikeneye ko dusengesha umunwa amaboko twayabitse. Imana ikeneye ko twanasengesha amaboko niyo tutavuga. Rero kuri buri muntu wese gikorwa ubuhamya bwa mwene data Donati ngayo nguko, umuntu abura icyo avuga. Twebwe ubwacu ndagira ngo mbabwire ngo kurwange ruhande Donati twabanye igihe mu buzima, n'uyu mwanya ntarumva ko mfungukiye kuvuga. Rero reka mbihanganishe kandi mwihanganane natwe n'imiryango y'abanyakwigendera, kuko kwiza kw'Imana kubane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.